Padiri Hodari Jean Marie Vianney, ndi umuyobozi wa Kivu Peace View Hotel, akaba ari hoteli y'inyenyeri 3 iherereye mu karere ka Rubavu, umurenge wa Rugerero, akaba ari hoteli ya Diocese Gatolika ya Nyundo. Ubukerarugendo buragenda butera imbere, umuntu agenda bibona hari impinduka zigaragara, kandi n'ibyo uvuga nk'Abanyarwanda ngo ntibakunda gutembera, abenshi bigenda bihinduka, abenshi bamenye akamaro ko gutembera. Rubavu birazwi cyane muri iki gihugu ko ari akarere ko kuruhukiramo, ko gutembereramo, cyane cyane ibyiza tuhasanga hari iki kiyaga cya Kivu utasanga ahandi. Mu Rwanda niho hari ikiyaga Kigali kimeze neza, gifite inkombe nziza cyo gutemberamo ku buryo buhagije bugari. Hari kandi ikindi kijyanye na ambiance, kuko uyu ni umujyi wa ambiance, abantu bashaka kwidagadura uretse no gutembera mu kiyaga, ndetse n'abakunda umuziki, abakunda kuza kuruhukira ku nkombe, ku mucanga. Rubavu bagenda bayimenya kandi ubona ko bigenda byiyongera. Ibyo rero bigatuma n'aya mahoteli yacu nayo agenda abona abantu baza kuyacumbikamo, ko urabona ahantu iherereye kuri uyu musozi, yitegeye neza Ikivu, ni ahantu ho kuruhukira. Uri hano muri resitora yacu ureba umujyi wa Goma, Ikivu cyose ukibona imbere yawe, uwo mu musozi wa Nengo nawe ufite amateka yihariye, cyane cyane intambara ya mbere y'isi, intambara n'Abadage barwaniye n'Ababiligi. Byose ni byiza bigenda bikurura abantu. Uzo gutembera Rubavu nabwira ngo barakaza neza barisanga. Hari umutuzo, hari ibyiza byinshi batazabona ahandi. Ikindi hoteli yacu nkuko nakubwiye ni hoteli y'inyenyeri 3, itanga serivisi yose usanga muri hoteli. Utanga serivisi yo gucumbikira abantu, tugira ibyumba byo mu nzego zitandukanye na za apartment, ibyumba zimwe bazibonye, ibyumba byiza cyane, ibikorwa byiza cyane. Dutanga serivisi ya restaurant, tugatanga serivisi y'inama, abakeneye gukora inama dufite amasare y'inama atandukanye, abakeneye gukora ubukwe dufite sare zikorerwamo ubukwe ziri ku nzego zitandukanye, n'izindi serivisi zose abashaka gutembera, bakeneye ababatembereza, bakeneye abagide, nabyo turabikora. Hari ushobora no kutubwira ngo ndahana ndifuza ko muza kundeba, tukamujyana, tukamutembereza, tukamucumbikira. Ibyo byose turabigira. Iyo dukeneye amafi ntabwo ari ngombwa ko tugura menshi cyane ngo tugende dushyire muri firigo tubiki. Tugura amara igihe gitoya kuko tuba twizeye ko tutatuyabona. Igihe cyose tuyakeneye turayahamagara bagafumiseri baraba buri munsi bakayatuzanira. Isambaza ni cyo kimwe, ibiribwa aka karere ni akarere kera cyane, ibyo kurya nabyo tubikura mu mirima ku buryo bworoshye. Ibyo kurya biba ari ibiryo bikiri fresh, ntabwo ari ibiba byarasaje n'ifu. Kurya no kunywa, abapadiri nyine babivuze neza, abapadiri Kiliziya Gatolika ntabwo ijya kira limite ngo urya ibi ngibi cyangwa ureke biriya. Icyo dusabwa ni ukubirya ku buryo nyabwo, tutakabije ngo turenze urugero. Icyo kunywa ari ibihiye n'ibisembuye n'ibidasembuye byose turabifite, amoko atandukanye. Ujye muri bar yacu rero muri comptoir usanga harimo inzoga z'amoko menshi, ni bidasembuye. Ni uvuga ngo mu bantu twakira ni inzego zose, nta muntu n'umwe uhejwe hano muri hoteli.